Yirabira nk'ibisanzwe namuza TV show wa Mungu wanyu wa mbere ku mubumbi umunsi ndi kwenda Kamananga zindutse ari kwa Kanores Kamananga imeze bita umwaka mushya utangiye twese yamwe banyarwanda batuye mu mfuruke nye z'isi mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushyashya. Aha kumuna wazindutse zoyice ku muhanda Kamana muri amasa bavandimwe mukurikira Kabananga TV mukurikira Muza Show TV dutangiye ibikorwa remezo byo kugira ngo twinjire mu mwaka tumeze neza dukora n'amasuku n'ibiroro tunabyubaga muri quartier ari kiraro turimo gukora hanga twari twashyize imigambi yo kugikora ubu dutangiye kugikora none kugira ngo iminsi mikuru izasange twagishyizeho kugira atazagira abantu bagwamo ngo twari twarabyibagiwe Kamana none Imana abantu bakwivuza umwaka muke hano turawushoje wagize kuki ugeze kuki se uyu mwaka ngiye ntago wamiriye abanyarwandakazi nawe ugiyemo mu bitaro mari byumweru bitatu ndangiye muvunikamo urutugu urabona ko urutugu rwavunitse bavandimwe rero ngiye umwaka ntago wamiriye ibitekerezo byaramferingiye ariko umwaka uzaza mbemeje yuko cyangwa mbizeje yuko nzaba mfite ibitekerezo bihamye biri serious dere nawe mugabo witwa Ndere ubese muro avuye kurangura ibyo azadutuburira mu minsi mikuru abantu bose bigize abatubuzi bizatubuze ariko Ndere inshuti yawe andara gukopa nabyo kumopa ni iki abanyagatulika namwe iyo mugiye mu minsi mikuru ni mwibuka ko abantu turya ibishyimo cyangwa turya indagara dore ikiro cy'inyama bagishyize ku 10,000 cyaguraga 6 n'ubundi sinaziryaga n'ubundi muganga ngiye yazinkuyeho ariko se ubu ninde muntu urugura ikiro cy'inyama cy'10,000 ninde muntu urugukigura oya barafite amafaranga yari ufite kuba wowe ukinye mu mufuka oya wenda umudamu watashu yakigura kuko wenda n'ubundi barazicuruza ariko ngiye nakigura iki ko ngiye ndikavukire hano mukishinge akamafite amafaranga nikavukira muhima ariko ndi kumena kavukezo bukishinje ariko ufite amafaranga nawe uri umuturage wabo amafaranga ari gufite ibitekerezo ubu ufite amafaranga yego netse Kamana ejo naje kushaka ndakubura ejo wari werekiye he ejo naje kurandi kumwe n'ababakitsi bawe wa mukobwa yaraje kureba uko ari gahunda gufite muri iyi minsi arashaka kuremera bamwita Debora namwe Kamana ndamukumbe ndashaka kujya kumureba tuje mu rugo turagusuje ku macano yacu ya Muza TV Kabananga TV Debora nukuvuga ngo ejo nayo nagiye gusura abadiaspora baje nabo nsanga nabesikoro nta kintu bakigirira abadiaspora birangiye umwaka wose nta kintu baduhaye baduhaye mu kwa karindwi mu kwa munani ariko birangiye nta Noheli baduhaye nta bunani baduhaye n'umuvandimwe twizeraga yitwa na Trading TV nawe birangiye nta kintu aduhaye narakubeswe abanya birangiye nta kintu aduhaye umuntu gusa wagize ikintu akora no bita Karekezo Olivier coaches undi muntu watwijeje ibitangaza ni na sese atube mu Budage Dube we ni nyatsi nukuvuga ngo abantu bose birangiye batubereye abadiaspora bo hanze Kamana nose Kamana renze mubwira uyu mwaka urana kurangiye sibyo tujye gutangira saa 6 turatangira umwaka wa 2026 nk'ikintu muri iyi minsi wambwira ko ugezeho ni nk'iki kandi wa mugabo we kandi zikamera zanyu nzazime nakubwiye ko ngiye uyu mwaka wa mbere inyatsi ariko reka turebe umwaka utaha icyo tuzabyara mu musaruro uyu mwaka wari ubikorwa remezo kubaka imihanda yari ukwivugurura kubaka amarigora amarurura kugira ngo amazi atazadutembana natwe binzazame babasinzi bishaka gutagwetwa mu muferege amazi akagutembana uburo turi mu bikorwa remezo abanyarwandakazi turimo kugira ngo dukore muri quartier yacu amere neza ibyo bitekerezo byo twakoze uno mwaka ibindi rero uzahimbaza undi mwaka utawa munyamakuru oya reka nzabwire Kamananga rero nk'umuntu YouTube ukomeye cyane abantu bahora bashakisha buri munsi urumva Kamana ndabizi uri umustar Imana baragushakisha buri munsi ba diaspora kwandikira buri munsi Kamananga hejuru cyane Kamananga urano uyu munsi tujye gutangira umwaka mucyo bwera saa 6 za nijoro bari kwitegura ibiraro kandi wa mugabo we byitwamuza w'abasilamu muri beshye cyane ntabwo nyizihiza umwana Yesu arimo kurira ntabwo ngiye nyizihiza uyu wa kane uyu wa gatatu wa nimugoroba twinjira muri Noheli umwana Yesu arajya saa 6 z'ijoro nukuvuga ngo bunani buzaba kundi wa kane ubwo nukuvuga ngo we mwabasiramu mwe ntabwo mujya mumenya iminsi ntabwo namenye iminsi twinjira muri Noheli saa 6 z'ijoro turinjira muri Noheli urajya gusenga urajya kuri kiliziya ariko se wa mugabo we uranshaka wiki gusenga kwa gusengera aho uri ndasengera mu mutima asinya mutima yego Kamana na makano rejo ndavuye mu kigano bagwaye ibiniyoni ikiganiro ze shaho ngo nkaba nta mafaranga mfite amafaranga afitwe nawe je mfite amafaranga ko mfite ibitekerezo ufite ibitekerezo ko nibizima na politiki ujyamo
Ako politike niyo nayijyamo none ngiye kujya nkora ibiganiro bya politike none mbikubwiza ukuri. Roki inuze YouTube bayifunze rubizi. Bayifunga kuko yavuze ibitari ngombwa wenda utakaje amakuru atari yo. Ye ninjya mu bya politike zagera igira kuri tele. Nimba ari inama z'abadepite zabaye hariya Kimihurura ngeyo. Nimba ari ibintu runaka byabaye mu cyaro habaye ubwicanyi n'ibyo byose ngeyo. Ni ukuvuga ngo YouTube yanjye igomba kuzamuka bitarenze mu kwezi kwa gatatu nkaba nangiye guhembwa nanjye. Ibiganiro byose ngiye kujya mbikora. Ubwo Roki ntakora politike si umunyarwanda. Umunyarwanda ariko Roki no se Roki ikintu kibi yigize avuga kamana. Avuga ibyo muri Kongo ntacyo. Adasanzwe ajya kuvuga ibintu byo muri Kongo bitamureba. Twego tuzatuvuga twese turi mu ntambara muri Kongo. Yagiye mu kwivanga mu bitamureba YouTube bivanze bitakureba irakasoringa. So nge nzavuga rero ibindeba ntabwo nzavuga ibitandeba kuri YouTube yanjye. Kuri YouTube yawe. Abanyarwanda kaza batuye muri Amerika batuye muri Afurika enye z'isi zose abari muri Oceania abari muri Asia abari mu Burayi ngiye kwinjira muri politiki. Ariko politike ndayinjiramo ingamba nshyashya mvugira abaturage mvugira abanyarwanda urabakunda inkaburi meya ba meya bikayonza bicishije abantu inzara abantu batangira kurya ibintu by'imitango by'iki mitango ni biki dusobanurira imyungu bijya kumera nk'imyungu n'imitango ibintu mutenda biri birebire n'imitango ubundi niko kamana uvugisha ukure tuvugana icyango guhari inzara naho iteye ubwoba nuvuga ngo ngiye kwinjira muri politike noneho ubavugiye nyayo aho nizeye kari nziza nge ntabwo ndakabate nizeye kari nziza kandi nzajya nigira kuri teri ndebe ngo nibiki byabayeyo ibintu byabaye ni ibiki ese kamanura umwana mwiza wa mwanya napushaga ubusa ku nzoga ngiye kujya mujyana kuri teri menye ngo niba haba gwicara bigese cyangwa ihe cyangwa za cyangwa hajya bisambo byaniza abantu byaturiye abantu baniza abantu babanigiye mu cyafi ku muyima hehe hose magere kuri teri nge nanga makuru atariho ivumbi kamanuza ubwenge bura Roki wasaribe bura ibyo asize rero Roki gusa ndagufana man mukuru wanjye abana bararenzwe nimba YouTube yamuhembaga miliyoni 15 cyangwa 10 we akumva ko arimo gufata amafaranga y'ibigambo afite nagatusha ibigambo arafite mind itari normale ariko iratandukira cyane I don't know mistake there was problem the question mark ugomba kuvuga ibintu uzasubiramo wamuga ukunda akanyarukira muri Amerika ngo agiye gutembera akabeshya ngo muri Amerika gutya kaza utufaranga tumushuka niba yifunge YouTube nyumve ntuzongera no gufungura channel yuri yanjegera yitwa ariya bitanguki usobanura filimi se yitwa ngo Roki nasubira gusobanura amafilime tujye tumwe mu bintu bya buri kwezi ntazongeye no guhembwa na YouTube aratandukanye cyane we wanjye byo kuvuga ibintu byo muri Kongo twaga tujye tuba mu ntambara zo muri Kongo ariko nta kintu kibigiza navuga na Roki yarabivuze Roki yavuze ibyo makuru babura kukasoringa ibintu byiwe wabura yenda basaba mugambaniye u Rwanda ufite amahoro dufite turatema ubuki n'amata ntabwo twaga tujya mu ntambara zo muri Kongo twe turi abanyarwanda nta ntambara dufite uzayidushoza natwe tuzamara ko dufite ku Rwanda ufite akamara bamvugisha uko yagiye gukina filime se cyangwa akajya asora filime kandi filime yasobanuraga neza ko nibyo biciro akabona n'amafaranga ariko asigara muri Amerika yikoja atangiye kuza kwigira najyuwa ntabwo dusohoye intambara zo muri Kongo ntabwo zitureba ntabwo biturebye ngibyo Roki rero Roki nk'umuntu ukukunda cyane amuza TV show no kwihanganisha YouTube yanabyumvishije ubundi hashize iminsi 2 barayifunze rero kamananga nafite aganda kenshi cyane zose bazazifunga ariko izijya muri politiki udakina politiki na gufunga izo YouTube iya Kabananga Isaac itera imbere Kabananga TV muri itera imbere nayi babguye inababguye ko iyi televiziyo yanjye izatera imbere kurusha izanyu mwagiye muzana ubuntu bw'ubugambo mujya mu bintu by'ubutinganyi mugira mu by'ubuki ngiye kuzana amakuru atari ivumbi nzajya nigira no kwitenereka abanyarwanda mfotora ahantu wibera nka mama w'umunyarwanda ibi byanjye uzimira nka Scovia ni umuntu mwiza cyane Scovia wenda mwemera Scovia ni umuntu utanga amakuru meza nubwo abigira bya politiki ni byiza cyane mubika ngo yarapfuye Scovia Scovia ni umuntu mwiza cyane baramubitse ngo yarapfuye Scovia ni umwana mwiza cyane n'amakuru aduha amakuru y'umwimerere ameze neza si umukunda naragufana ariko Scovia ikibiki nawe yarya wenyine Scovia twigeze guhurira ku kirenge tujye Musanze nari ndi kumwe n'umubosi ntavugira hanga Scovia yarabizi twarabonanye turi kunywa ka cyayi ahantu hariya hafi ya Majegwa urenze Shoronge Scovia turamusuhuza ariko buriya Scovia arya wenyine ariko ndamwemera aha kamaranga rero umunsi ni umunsi w'ibyishimo twatangiye iminsi mikuru n'ikintu bungiye kujya no ku bintu byerekeye ikipe yawe muri iminsi ratengamaye imeze neza rero sipari kuzana nabonye bitana nabazanye ninde oya abakinyi bo bameze neza rero siporo igiye kwica abantu muri test tuzasinyisha mu kwa mbere ariko dufite ikibazo gikomeye kapiteni wacu yavunikiye mu myitozo Yusdani
kapiteni w'umunya Senegal yavunikiye mu myitozo. Foni Ngange yari yavunitse. Foni Ngange ndabizi. Yusu nawe yavunitse. Ubwo no kuvuga ngo turagumya tugendagenda tureba. Ubwo rero bavandimwe aka ni akaperi kitwa ngo Gumorodo kayo. Aka kantu gafana ariko aperi nayo situyanga, ahubwo nuko wenda aperi yahuye n'ibibazo natwe twahuye nabyo. Urabona ko twe turi mu bikorwa bizamurira abaturage iterambere. Tugiye gukora ahangaha. Iyi ni imihanda turi gukora, turi kuyireba yose. Abaturage bazajya bambukiraho gukora imbaho. Umujyi wa Kigali waraziciye. Imbaho ntabwo zemewe. Mugiye gushyiraho inose. Gushyiraho ikiraro nk'iki nk'uko tubona twabikoze hariya hose rero ku murongo. Ndi kubireba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo twe turi mu iterambere. Rega igihugu cyacu gifite umutekano. Turimo gukora ibintu byiza cyane. Ngwino uhagare hano ujye muri kamera ureka kuvugira ku ruhande. Ntabwo nkunda itabi, nkunda ubusanzwe. Ngwino ujye hano muri kamera. Uyu mugabo rero nawe uramubona. Umusaza mwemera cyane. Umusaza n'uwacu n'umuturanyi wacu. Gusa yikundira amazi nawe aba yazazanye n'imisozi. Ariko twebwe ntabwo tuba twazazanye, twe tuba turi muri gahunda z'akazi. Banyarwandakazi rero turabashimira aho muri hose. Abusuza bose inshuti zawe zosuza inshuti zawe. Ndasuza Paul Mugambira aho bita Canada Montreal. Ndasuza muramu wanjye Etazoni Jacques, muramu wanjye ku mugore wa kabiri w'abana bidufitanye Charlotte. Suje muramu wanjye witwa Jack. Ahari Imana imuhamaho n'imigisha agire nohirize ko n'umugaturika. Nohiri nziza kabisa. Nsuje wa Pazo wa Patrick Portugal. Nsuhuje umuvandimwe wanjye ukomeye Jacques mu Bufaransa. Nsuhuje bashiki ba Christian Vena mu Bufaransa ba Aurora Bande. Nsuhuje ba Christela Madame Vena mukecuru wacu dukunda cyane. Nsuhuje Christian Vena Kabandana. Nsuhuje abakire bose bariye ku biceri byanjye nabo nateje imbere nabo bitekerezo. Mugumye mu yarye nanjye ndacyahari, ndameze nk'imboga mbi zitava mu cyungo sha. Nukuvuga ngo ni murya izo nyama murya makukanyu mugeze adondo zanyu, ariko ngende cyahari ndimeze nk'imboga mbi zitava mu cyungo. Ubwo rero ndabasuje namwe abakire bo mu Rwanda barimo Papa Keri ku Ruyenzi. Nsuje Fulgence Frufomu. Nsuje abakire bose. Nsuje Coach Gayeri. Nsuje Haji Yusufu Mudahera hariya kuri Okapi. Nsuje Kenisi imfura y'iwacu. Nsuje abaperezida b'amakipe bose. Nsuje abafana bose ba Jangwani, basonga mbere barujigiro mbifurije nori nziza n'umwaka mushyashya muhire. Nsuje aba diaspora barimo nawe yabaye nibi ntago ari mwiza mw'iyi minsi. Nasigara igisambo. Nsuje Nyamabondo. Nsuje aba YouTube bose. Nyamabondo turagushuje cyane. Nyamabondo nabayaka bose nabayaka nabanzu bose turabashuje. Nabashiti bacu ibiganiro bose. Dusujije ba Genesis Comedy ka Kigali. Muri iyi minsi dufite ibitaramo byiza. Tubifuje nori nziza n'umwaka mushya. Abatwanze abadukunze mwese tubifurije amahoro n'imigisha byo biva ku Uwiteka. Imana ibongera imigisha kandi bahire. Yari Kabananga TV Umureyo, yari Amuza TV show. Kamaranga ndagushimiye cyane kwitabira Amuza TV show. Banyarwandakazi bari ku mabane nijoro, abarimo amajyepfo amajyaruguru asiraza uburengerazuba, turakunda cyane. Mukomeze muturemere utwo tumikoro kandi mukandi n'akanyenyeri madere turakenye. Neze Kamaranga agiye kujya ibishyimbo n'ibitunguru n'inogi nta n'ijana afite. Ngiye kurya ibishyimbo bitarimo n'indagara bitarimo n'iki. Nimugende mubaga izo dendo zanyu n'inkoko zanyu, ntihazagira umuntu uzongera kumpamagara ambwira ngo arankunda. Muzikunda nanjye nzikunda. Ciao ciao.